doesn't like seeing kids growing wiser. Please come, we will grow together. Hi, muraho neza. Bahaye ikaze kuri Gross Smart with Angelique. Nanone harashize igihe kinini ntarimo ndapostinga. Impamvu nta yindi ni uko umuntu aba ahugiye mu bindi, ahugiye mu kandi kazi, ariko ndahari mba mbatekerezaho, sinigeze mbareka. Rero mbifurije kugubwa neza aho muri hose, abameze neza mushima Imana, ariko nawe utameze neza ndashaka kukubwira ngo humura, igihe cyawe kizaza uzumva uguwe neza, kandi ni ukuri Imana ikwitayeho. Rero humura, ntuhangayike. Uyu munsi rero ngarutse kuri kamera nshaka kubaganiriza, tubwirane amakuru. Ese mumeze mute? Mubishyire muri comment mumbwire muti meze neza, mutubwire muti wenda iwacu imvura iragwa cyangwa izuba rirava, mumpe amakuru. Gusa njye meze neza, ndashima Imana, kandi nishimiye cyane kuba ndi kumwe namwe. Ndabikunda cyane kuza hano kuri kamera kuganira, impacting abantu. So uyu munsi rero ibintu tugiye kuganiraho, turavuga ku kintu kimwe. Ndashaka kubaha update ku bijyanye na iriya movement dufite nyine ya poverty escape. Abantu bari gukora saving, murabizi ko kubaye ukwezi ubwo ngubwo kwa kangahe, twatangiye mu kwa 12 dukora no kwa mbere, bivuze ko ngo tumaze amezi 2 dukora savings. Mwibuke neza ko turimo turasavinga amafaranga 3,000 byonyine ku munsi. Ubishoboye kuyabona ku munsi akayabika, ubishoboye kuyabona ukwezi kurangiye, kimwe nuko ushobora kuba uri muri iyo movement ariko ukaba ushobora kuyabona mu kwezi kwa 3 ukayabonera rimwe. Biremewe rwose. Turacyafite period y'umwaka wose, tuzageza mu kwa 11 ku itariki 31 nibwo iyi gahunda izaba irangiye yo gukora saving, kugira ngo dutere iyindi ntambwe. Nibuke turimo turava ku kuba abakene tukagana ku kwitwa abamiliyoneri. Murumva ko ari ibintu byiza cyane. So ndashaka kubaha update y'ahantu bigeze. So far amezi 2 ubika 3,000 ku munsi bisobanuye iki kugeza ubu ngubu? Muntu wanjye, umugore mwiza uri ahangaha utureba udukurikirana umunsi ku wundi, ukaba wihebye, ukaba uhora uvuga uti ndakennye, ukaba uhora usaba amafaranga yo kurya, usaba amafaranga yo kwisukisha, usaba buri kimwe, ndagira ngo nkumenyeshe ko ibyo bintu nyine byarangiye. Iyo period nyine yo gusaba yararangiye. Ubu ngubu dukwiye kuba supporters b'abagabo bacu, supporters muri societe, akaba ari wowe ufitiye abandi umumaro. Si abagore gusa, ubwo n'abandi bose, umuntu wese ufite ubundi imyaka igera kuri 18 kuzamura, ubundi wakabaye utakidepanda ku muntu uwo ari we wese, mbese ukaba nawe hari abo wafasha bafite intege nke, sibyo? So ubu rero wa muntu we wicaye uraho utegereje, uraho nta kintu uri kubikoraho. Ubundi kuba waba ukennye nta kibazo, kuba waravutse ukennye nta kintu bitwaye, ahubwo kuzapfa ukennye ubundi nicyo kibazo gikomeye. Kumva ko nta kintu ushobora kubikoraho ni nacyo kibazo gikomeye. So umuntu uraho ugitegereje kubona aho tugera, ngiye kubereka intambwe tumaze gutera. So far ni ukuvuga ngo twatangiye kuri accounts zacu dufite 0. Ubwo hari abantu bagihagaze kuri iyo state ya 0, bagihagaze nyine badafite icyo babikozeho, utarasevinze habe n'igiceri cy'ijana, habe n'igihumbi, habe na 2, ni ukuvuga ngo aracyari kuri state ya 0. Mu gihe wabikoze, ngiye kwereka uburyo twazamutsemo. Ndabinginze kandi mbibutse, hari umuhanga wavuze ngo get rich quick is get poor first. Mbese aravuga ngo niba ibintu biri too good to be true, nyine ubwo nuko bimeze, ugomba kwitega ko ariko bimeze. Nyine kumva ko uzakira vuba vuba, ubundi ubwo uba ushaka kwishyira mu gukena kwa vuba vuba, mbese gukena nyine kwihuse. Ni ukuvuga ngo hari abantu, kambahe nk'urugero, hari abantu bakunda ibintu bya betting, bakavuga ngo nushora ngo 1,000 ngo uraza kubona miliyari. Tekereza nk'icyo kintu. You really want
to get rich faster. Ibyo ntabwo bikora. Nubijyamo uzamenye ko none ugiye kugwira rimwe. Hari abo maze iminsi mbona bari gupostinga kuri TikTok ngo umuntu ni akantu nyine niboneye, ntabwo ndimo ndamuvugaho, nyine nyihanganire ntazanamagurukire, ntabwo nabishobora. Postinga avuga ko ngo umuntu yaramushutse ngo ashora muri forex trading ngo miliyoni ze 25 ngo yari amaze ngo imyaka 10 asevinga, ngo azishora muri forex trading miliyoni ze 25 barazirya, asigara amara amasa. Nyine ni kwa kundi tuba twumva dukeneye gukira vuba, ukuvuga uti nyine bandangiye ahantu nimbikayo 200,000 ngo ndahita mbona miliyari 2. Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ubwo iyo ugiye muri ibyo bintu ntibikunda. So aha rero mu buryo bwo kwirinda ubukene no kubuhunga, turimo turagenda dukoresha poverty escape step by step, gake gake. Twatangiriye gushakisha nibura basic amafaranga makeya dushobora kuba dufite, tukajya tubika 3,000 ku munsi. Ubu rero amezi abaye 2, guess what? Gajishijwe no kubabwira ko tugeze ku 186. Amafaranga 186 hari ushobora kuvuga ngo ni make, ariko se uwo ngo mva ko wenda yazamutse cyane, aho se utayafite buriya yakumva ko ari make. Turacyakomeje, tuzakomeza dusevinga, nzakomeza kubaha update buri kwezi cyangwa se buri mezi 2 ngenda mbereka ahantu tugeze, bityo dukomeze. Abantu rero bari muri aba escapers ndabasuhuje cyane, kandi mbifuje gukomera, mugire courage, Imana ibashoboze, mukomeze musevinge, muharanire gukora, ariko ntimushukwe no gushaka gukira vuba kuko byabakenesha kurushaho. Bye.